turabure kuri Grand Frère Fireman nyine tu umuntu nyine ufata gute n'umuntu waku nyine tu mwaho muhuza gute n'umuntu muhuza gute muri make muhuza gute nubwo duhuza ubwo nimbwa cyane nimbwa cyane bro kakantu fasho nimbwa ndasubiramo kabiri nimbwa pe ni gute se buriya kwira nigga wowe nyine baze yuko sibyo ngiye mvuka nyine na family nkandi petit frère we yego ibyo byo mu rucabana yego ubusaye ngiye unsanze Nyagatare nanjye niho nisanze nago nzi ngo nageze gute man icyo gihe naraye hanze Grand Frère afite ghetto yagwa uri cyama umunsi naraye hanze narakurabureza muri urwo rwego man ukajye man umbwa ngiye Fireman kuri muri amunganizo right now ndumva nanarira amaze Yes, mbaye kaze mwese mukurikiye nitwe Empire amajyaruguru amajyepfo ibasirazuba iburengerazuba umujyi wa Kigali ndetse n'abantu mwese muri diaspora ikaze ahuri ahariho hose wumva ururimi rw'ikinyarwanda ndizera ko ibintu ari uburyo cyane nahuye na murumuna wa Fireman nari naraguhiza narakuza byata man igizagura nawe cyaze bro cyane ni fresh no mwana wanje wallahi cyaze fasho ako ari n'abantu batajyamenye uzi ko batari baza benshi ko ari murumuna wa Fireman ahubwo man muranasa byadanje tu man urumva ukuntu byagenze ngiye navutse nisanga kuri street za Eastern Province hano Nyagatare urumva ako ngiye nakoje iperereza nyine aho naje gukurira usanga nyine Fireman turi brad cyaze fasho nago nakubeshya wallahi yewe so ugiye gutangira wibwira abantu mu buryo bwawe nyine tu badukurikiye kuri nitwe Empire kugira ngo nyine tuganire abantu baguhuze fresh nabana ari kumwe no mwana niki byatari n'umwana wanje wallahi neza kabisa fresh boro baby bitte Zusammen Diane nishuri wanje nishimiye ko ndi kumwe nawe kano kanya ewana cyaze kare ibintu biraryoshye so hari utubazo dukeya nifuje kukubazaho tukaganiraho nyine tu biraho gake gake hamwe n'umuntu wa Fireman wundi ubifiringa gute wiyumva gute iyo nyine abantu benshi nyine bakubona bwase petit frère wa Fireman niki nyine ni gute ubifiringa ku uri murumuna wa Fireman man nyine urumva ni ikintu cya danger first of all urumva je brother wanje afite izina rikomeye ni legend gusa nje nta n'umwarimu nza sibye nkawe wenda wanyinshiriye ukabasha kuba wangeraho hano mva nyine ari ibintu birenze kandi nanjye si gutyo gusa n'ubu ngo mfite kubatamo bro imbere cyane fasho uko byenda kose waba nawe uri umuhanzi cyane ntabwo ari ubizi ibaze wallahi man uzi ko mfite no nobere gusohoka nyuma y'icyunamo muradutama uzambwira ahubwo uzamamagara mbwira ngo bimeze bite sasa muri no muri kariyeri yawe so y'ubuhanzi nyine tu kuko icyari byo byose warasorinze warikaraze niki ntago byabura wallahi haba hari umuntu cyangwa se abantu baba barakuraburije muri kariyeri yawe ukavuga uti cyaza abarezi nyine tu cyaza abantu baransoje kweli nigga so dangerous wallahi kuko urumva nago ugasoringa kwanje nyine man narasorinze abantu bakwiryo wo nago baje babura nkunda gwa nk'urugero jewe nafashe 600 bro after collaboration na Bushari tumwemera se yo kwa umunota mu cyane byabaye nago babwira ko yakura muri byabaye nago wari uhari urumva man twarapanze twumvikana ko tugiye no kubikora urumva amafaranga naririnze mu buryo nshoboye urumva kuyavana Nyagatare 600 kugira ngo ushike kuri level nifata Bushari mu kwishyira mukaganira ntabwo ibintu biba byoroshye ntabwo ari ibintu biba byoroshye kabisa dupanga project dupanga kujya session recording yego urumva uje nambwe ati ntarivi ntarivi cyane aremera mubishyira ku murongo gusa nyine ikintu yakuganye iyo inkuru yose ngo haye amafaranga yarahiye bro abyumva gute birababaje cyane birababaje bro buretse gato hari akantu ntarimo numva neza iki ari cyo
ashobora kuba yaranyweze cyangwa se bigahomba nyine sa nk'uturabura ntabwo amafaranga yageze ahomba bro urumva ubwo muri make yahomba amafaranga mutanakoze niyo session recording mani ngo bifuve ngo byapfuye ntabwo ugize ahomba ko guhomba mwa mwakoze ikanga none nubwo twiza dukora urumva ukuntu bimeze Kabushe kabisa ariko byagenda kose nyine tuna birumvikana. So baby bite mweze fresh mwituza bya Abraham ibituza by'ikirema baby akabazo kato kamatsiko nifuje kubaza ufiringa bazo cyangwa wiyumva gute uri kumwe n'umukunzi wawe no by'umwihariko bavuga ati abantu ni grand frère wa fire niki nako ni petit frère niki nyine ni gute ubyumva niki bajya bakubwira nyine abantu zibuze n'inshuti zanjye ziraniye Charles zikananyubaha bibaze nafite sheri muzi none byakubita ku babyeyi banjye bakambwira ko nahisemo neza. Wow, neza kabisa Charles. So none muri kariyeri yawe ni nk'ibihe bintu bitatu byibuze mu muziki nyine n'igihe ubayemo mbese byagutunguye kugeza ubu nyine wahuriyemo nabyo utaruzi ukabona ibyo bintu biragutunguye nyine tu byibuze bitatu? Man, ikintu cya mbere cyanunguye nari nzi ko ngiyewe nyikora indirimbo audio yanjye uploadinga kuri YouTube zeta mbumukire bro. Urumva se ntabwo nakubeshye niko nabyumvaga bitwaje nayo mubwe navuga ese ko ngiye gukora indirimbo ose tugiye kuba rich tugiye guta tubakanda cyane gutyo ntabwo man ndamutse nkubeshye weta nyomozo urumva noneho boro ya mbere recording beba arambwira ati man boro ni neza guse byabiceri biri he yanabuze nk'ikintu namubwira man hatse kumubwira ngo umukire yandiye oh marida nta nubwo bivamo ntabwo ati baby wanjye ukuntu bimeze imihanda yanyereye ubu n'inyende zirimo zanuka zikagwa hasi wallahi urumva icyo namubwiye tu ako ni akantu kambere akakabiri ikintu cyanunguye urumva njya studio umunsi wa mbere man nyine numvaga ngiye byanga bikunda ko voko yanjye urumva bati ngiye kuririmba indirimbo y'abanyarwanda ntange message urumva ishyika muri studio ndarecordinga ndataha urumva ishyika gutya mu rugo ese numva indirimbo yasohotse bro iranwigira man mpita numva indirimbo ndavuga se ko ngenzi ko ngiye gutanga message ku banyarwanda uyu muri gashatse kuvuga iki yaravuze ngo tugiye kwitumana tugiye kuhigira n'iki wallahi bro avuga ati cyaze music industry ni ngari man ni ngari ni dan largest byataye cya kabiri kiba kiragutunguye cya kabiri aka gatatu kanunguye kabisa kijya mu muziki ukiwuduzamo nyine tu kugeza ubu nyine tu na n'ubu ngubu kandi kantu kanunguye nigeze kujya nyine kuri session no mu baby urumva byari video bro noneho ngewe ngenda ndi focus kuki kuri boro yanjye ngiye gukora man turakora bigezemo hagati arambwira ngo nese man nguri muzima ese nawe use kandi nubwo man n'ikintu kibabaje bro imbazaga baby wanjye ari ku ruhande nubwo se kubera iki arambwira ati ngije nakwicariyeho bro ngo man nko kuryamaho ukumvishe ikintu muri kigo ukuna kwirinzo cyo avuga ati se wowe wabaye iki ntabwo se urumva wajya ngo mbikore gute ko ndi kumwe n'umugore wanjye bro aranungwe byataye nta nubwo ibaho umugore wanjye cyaze bro wallahi neza kabisa. So ikindi kibazo mfite wumva ukuri ugira amahirwe yo gukorana n'umuhanzi uwo ari we wese ushaka mu Rwanda ni nkande wakorana nawe kubera iki mu Rwanda muri no industry rero urumva jewe bose akaba ari free kuri bo ninde kubera iki niga man jewe ngubo numva uwo ngubo sibyo baga ngiye kuri iki gihe nakona Kivumbi King Kivumbi King one
Jema so respect shout out to him man ntago nakubeshya Kibombe King ararenze ikindi agira nyine melody ngiye nkunda tu anumva nyine tumze dukoze collaboration yabirenze wallahi Mbo kuri wowe ninde muhanzi muri no industry fata nk'ababa nyine ugera ukavuga uti cyaze reka nicare mbanze ntange nyine nitereke ngira ukuntu nyine ntanga amaka respect nyine tu ni nkande nyine kuri wowe for me ndumva ari Buddha zawari Buddha bro kabisa umukuru w'igihugu cyacu ndizera ko amuzi cyane so ndizera ko muzi uko byenda kose ni nk'ibiye bintu bitatu wamuvugaho cyo na baby wawe araza kukikumbwiraho gake cyo navuga cyambere cyo ku mukuru w'igihugu cy'u Rwanda ura musaza ni intwari cyo ni kimwe icya kabiri umunyabwenge ewana icya gatatu umuntu uzi ibyo akora cyaze bro baby what's up utuntu nka dutatu wavuga kabisa ku mukuru w'igihugu wowe ubwawe nyine ku mutima wawe uvuga uti cyaze so ndizera ko uramuzi utuntu nka dutatu wamuvuga wowe ubwawe uyumvamo nyine tu umusaza mutamukunda n'umwana ukivuka avuka muzi yego umusaza nta kintu atadukorera reba nk'ubu nizeye Nyagatare niburira n'umuji jibabwira cyaze ihigo koko ubu se Nyagatare bitariho nari guhura nawe nyine tu cyakora ninshaka sinkucishe kure pe sinkosora kweli man tebege mwiza cyane nje yanyemeje bya gusa nuzabigenza ukundi muce kuzaca ku mpande nkumva ngo nawe ni ikintu kinyashije ntazi ibyo ari vuba turaburiye kuri Grand Frère Fireman nyine tu umuntu nyine ufata gute n'umuntu nyine tu mwaho muhuza gute n'umuntu muhuza gute muri make muhuza gute nubwo duhuza ubwo nimbwa cyane nimbwa cyane bro for sure nimbwa ndasubiramo kabiri nimbwa pe gute se buriya kweli nigga wowe nyine ibaze yuko sibyo ngiye mvukana nyine na family nka ni petit frère we yego ibyo byo mu rucabana yego ubusaye ngiye unsanze Nyagatare nanjye niho nisanze ntago nzi ngo nageze gute ni ya mihanda man ni ya mihanda bro naje nabaye ahantu bahitaga mu Kanogo ngira ngo urahazi n'ijuru ndahabona hariya mu ijoro nyine nasityaga inyuma rero man Fireman ari gukubita ibintu byadana nese nakubwira kandi mbwa ko mwanze mwana harundi rwango rurimo yuko ngiye cyo nakubwira cyo the fake nigga right now kuri njyewe ewana kabisa ntabwo nakubeshya ewana ntabwo nakubeshya maniga so none se urugendo ubundi Fire kugira ngo wisange Nyagatare ufite Grand Frère ubita ibintu bya danger nsheri zinjira n'iki nyine urugendo rumeze gute twe nje birantunguye numvaga Fire umuntu uri close kuri wowe ari ukuntu muhure nyine n'iki ariko natungwe no kugusanga Nyagatare mbona nyine n'iki nyine mbona ubundi ibintu bimeze bitewe na man nyine ikintu nakubwira cy'ubwo nyine urumva imyaka ngiye mfite Fire ngiye yarantaye urumva se ikintu kibabaje bro nawe uramutse ufite petit frère ukamuta ari mwasiganye muri abavandimwe ni ikintu kindi kibabaje uzi ko nabigusobanurira yakabije urabyumva se yes ye Fireman nta kindi kintu mfa nawe usaba ikigwari ku nshinga nabyeyi bamusigiye Paul sana kabisa nta kundi bro ubundi biranumvikana urumva umujene ari Kigali akati niho akaba yakurera byatari bro ariko yarakujuguye hako yaragutaye kweli aze bro man wowe uri kumbwira gutyo ugiye tunyibutsa wande nagiye kumusura hano za Kabuga ndahabona Kabuga fresh maza Masaka ndahabona fresh ari babaga mu gipangu cyaga umugabo barwitaga Papa Sam yego urumva yego Papa Sam no ni Sam wamwita Sam nage Papa Sam nabyibutse fresh noneho man tugiye naraye hanze Grand Frère tegeto agwa uryama umunsi naraye hanze ndakuraburiza muri urwo rwego mano kaje mano mbwangiye Fireman ko uri muri amunganizo right now ndumva nanarira amaze
birarenze bro. Pole sana bro, pole sana kweli man. Nyine ntago wabyumva kazi, ntago wabyumva nyine ntago wabyumva. Birarenze bro, birarenze cyane. Ntago wabyumva njyewe fireman wallahi fire kamubwiza ukuri muraburi kazafatwa bro. Si wansize ni wanaye ariko ndabizi do ikingi n'iki ngiki isa ari kuba irimo iratera bro. Ntago ushingeze ruhagarara cyari Mike no face urumva se kazafatwa bro kandi uzabyicuza. Si wanyereyeho se byadanze sawa. Ewana turimo dusoza ni nk'iki wumva ubu tuvuga nyine ubu wumva wasaba abakunzi bawe cyangwa abafana bawe so n'abagushyigikira mu muziki cyane ko waturoye ko nyuma y'icyunamo urabashyira mu muzigo so ni nk'iki nyine wabasaba apare ya fireman kuko we n'umuntu ntukajye nongeye no kumbwira fireman ubutani ntuzongeye kumbwira fireman uzambwira undi urabyemerewe ariko fire kapinga bro nta kintu kirimo ndabura abafana bawe nyine tu ku mufana wanjye ikintu namubwira ngiye gusohora benga irenze mwebwe muyitege man, muyitege munize amatwi munize igihe. Mike no face, Mike no face, munyitegezanye ibintu birenze kandi iteguye ngiye ko haba ibihe byose. Ntago nje ndimo ndabipa bro, nje muyitege kabisa. So bakunzi banitwe Empire, nizere ko mwakoze subscribe mukomeza no gushyigikira n'umuvandimwe na face kabisa agenda batsama ingoma za danje nubwo fire yamwirengagije akamutindo bakamujugunya ariho agakwiye kuba murera kamwirengagize ariko aracyahari kandi imiziki aracyayiduha. So twizere ko ibintu ari byiza ni byiza bya kandi pole sana man, ntago ubuzima bwarangiye. Nice to meet you cyaze online baby bro. Ewana nitwe Empire n'umuryango ikaze buri gihe kabisa. Ewana Nyagatare yanyu nayikunze nanjye tuzanasubira tu next time tuzagahuze bro. Nice to meet you Allah. Yes, ngira ngo ndabakunda cyane sha love.